mu butunzi bw'Imana. Iyi minsi narimo mbwiriza ku kiriyo mbwira abantu ndababwira ngo iyi mibiri yacu iri mu butunzi twimukana. Ubundi butunzi bwose tuzabusiga mu isi, ariko muri iyi mibiri y'inzabyo Imana yadushizemo ubutunzi butangaje, kandi ni ubutunzi tuzimukana. Ngo nitwimuka tukava muri iyi si tukaja mu ijuru, tuzimukana n'ubwo butunzi, kandi n'ubutunzi butanyagwa. N'ubutunzi butanyagwa. Ubundi butunzi bwose buranyagwa bugakurwaho, ariko ubu butunzi Imana yabitse muri iyi mibiri yacu y'inzabyo, imibiri isaza, imibiri ishiraho, imibiri hinduka, haleluya, igatangira kwikunja. Bwana asifiwe, haleluya. Ejo bundi hari umusore umwe wambwiye asa n'uhaye unsesta, arambwira ngo pastor, ngo rega wowe ntuzasaza. Tese kubera iki? Ngo ko mpaye mbona amaze ashiramo nakantu gasa nako kunshekerera. Arambwira ngo ko ndi mukubona wewe ngo aho gusaza ngo uri mukuguma ukaba gasore. Tiyanambwira ngo ukaguma ukaba umusore, ariko arambwira ngo ukaguma ukaba gasore. Tisha ntugize Imana utoya kawe gasore. Ukusa niko dusore tuzatumera. Ndambwira nturi kuramutekereza ngo nuko nari imeze, kugira ngo nze kurira hano kuri hano ma escalier mpambire kuja gukamba kamba, ninja kuyamanukaho kenera bajya kumfata ukuboko. Uko se niko nari imeze. Ariko reka mbabwire ngo nubwo iyi mibiri yacu isaza, ariko nguwe imbere we, haleluya. Reka mbabwire ngo ubu muhaye mumbona ndimwo babiri. Iyo tuvuga ngo uriya muntu harimo babiri aba yabaye ate? Abazi yo terme ni mumfashe, aba yabaye gute? Uriya muntu harimo babiri, cyane cyane iyo yasinze. Iyo umuntu yanyoye inzoga agasinda, mukareba uko hayagenda, muzamuvuga ngo harimo babiri. Ariko bo ni babiri babi, ni babiri babi. Ariko umukristo arimo babiri, kandi babiri beza. Icyakora abo babiri beza bafitanye n'intambara, kandi niyo magambo tugiye ibyo nibyo bizabibarwanya, kandi bigasa nibigiye kubaca intege. Ibyo bintu ko ari bitatu Satani yabyubatseho cyane, abishingaho imizi, nibyo ajya ahora narwanyisha abera. Kandi ibi bintu ko ari bitatu, ubwibone bw'ubugingo buzya bugenda ntibugira uwo butinya pe, ntibugira uwo butinya. Niho nababwiye ngo habe nubwo umuntu yoba yarazamutse mu nzego zimeze ziki. Ese twahamagariwe gusa n'abandi? Hoya, twahamagariwe gusa na Kristo, ariko ntabwo twahamagariwe gusa n'abandi. Abandi uko basa bagende base nuko, ariko dwe duse na Kristo. Hari imbaraga ziturindiye muri iyi si, ariko ntiturabizi, kandi si ntigomba kuba muri twe. Habe nibikangisho bihaye biza duhaye tureba Yesu. Ntukaje ureba ibikangisho, ariko uje ureba Yesu. Ibikangisho ni byinshi biteye ubwoba. Mwibuke na Petero wa mwanya yari ari mu nyanja, yari ko yigendera hejuru. Ibibazo ni byinshi dufite mu isi, ariko dutumbire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera. Nimukaje munatinya n'abarozi. Amina. Ariko ubundi bamuza mubatinyira iki? Abantu bapfapfana bakaja mu bihuru bakaja mu byatsi. Natwe dufite Yesu, umugabo wanesheje hari i Kalvari. None tuza turara tudasinziriye. Oya, mureke tube nka Dawidi, yaravuze ngo nzaje ndyama niziguye, ngo nsinzire neza kuko ndi kumwe n'Umwana. Amaze bageraho bakavuga ngo rega ngo wawa ngo umuntu asigara naryama ngo bw'ubugingo. Ibyo bintu ko ari bitatu Satani yabyubatseho cyane, abishingaho imizi, nibyo ajya ahora narwanyisha abera. Abahaye bagana muri Siyoni, ibyo nibyo bizabibarwanya, kandi bigasa nibigiye kubaca intege. Pawulo yaravuze ngo igituma ndahinduka burundu, ngo naje kwitegereza nsanga muri nje harimo amategeko abiri. Amina. Ngo harimo amategeko abiri, ngo harimo itegeko ry'icyaha rimbamo, ngo harimo n'itegeko ry'Imana naryo rimbamo. Noneho haleluya. Reka nsubire inyuma gatoya mbereke gutya ngo urugamba aho tururwanira ntabwo dufite ikindi kirere ngo tubone iyindi si tujya kurwaniramo, ariko ni muri twe, ni mu bitekerezo byacu, ni mu mibereho yacu. Naho niho hari urugamba, naho niho Imana iri,
niho na satani nawe akorera mu bitekerezo byacu, niho arwanira. Amaze rero noneho aratubwira ngo hari ibintu bitatu akoresha bikomeye cyane. Icya mbere ni irari ry'umubiri, icya kabiri ni irari ry'amaso, icya gatatu ni ubwibone bw'ubugingo. Kandi ibi bintu uko ari bitatu, ubwibone bw'ubugingo buje bugenda ntibugira uwo butinya pe, ntibugira uwo butinya. Niho nababwiye ngo habe nubwo umuntu yoba yarazamutse mu nzego zimeze ziti. Ibi bintu bitatu nibyo Satani yakoresheje atsinda Adamu na Eva muri Eden, aho bari baratsindwa kubera ibi bintu bitatu. Nimusoma mu Itangiriro ibice bitatu murongo wa 6 wa 4 ikoresheje iki? Ikoresheje abamarayika bayo. Yakoresheje marayika aramanuka mu gitondo mbere y'umuseke, araza gira cyakibuye cyari gikingirije umunwa w'imva, aragihirika acicara hejuru, yerekana kunesha, yerekana imbaraga. Kandi impamvu yatumye amanuka akajya gukuraho cyakibuye nuko Yesu yapfuye ari umwami, kandi yagombaga kuzuka ari umwami, kandi umwami yagombaga kubona protocol imukingurira ikamukuriraho cyakibuye. Nicyo cyatumye marayika amanuka akalivingirisha lilejiwe, akuraho icyo kibuye, hanyuma yabwo Yesu arazuka. Imbaraga za kabiri zazuye Yesu. Iza mbere twari tuvuze ko ari Imana ikoresheje imbaraga z'ubushobozi bwayo bwinshi, cya kabiri ikoresheje ubwiza bwayo, icya gatatu ikoresheje abamarayika. Ikindi cya kabiri nuko Yesu wenyine yitwa ngo niwe kuzuka n'ubugingo. Iyo mpamvu yari kuriye gutuma Yesu azuka, kuko ubwiwe wenyine, sifa kwake Mungu, ubwiwe wenyine n'umuzuko n'ubugingo buhoraho. Ikindi cya kabiri kuri Yesu ubwiwe wenyine ngo yari afite imbaraga zo gutanga ubugingo bwe kandi akongera akabusubirana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 umurongo wa 17 haratubwira ngo igituma data nkunda ngo nuko ntanga ubugingo bwanjye, ku bwende bwanjye nta ubunyatse, kandi ngo nkongera nkabusubirana. Yari afite imbaraga zo kuzuka ubwiwe wenyine, kuko nicyo gituma ngo isa mukunda nuko atanga ubugingo bwiwe kandi akongera akabusubirana. Imbaraga za gatatu zazuye Yesu zimukura mu bapfuye ni umwuka wera. Bibiliya iratubwira ngo niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, namwe azabazura ku munsi w'imperuka. Namwe azabazura ku munsi w'imperuka. Mureke dutegekwe n'umwuka wera, mureke tuyoborwe n'umwuka wera, mureke twemerere umwuka wera ature mu bugingo bwacu. Nta buturiyemo busa, abuturiyemo no kugira ngo umunsi umwe azatuzure adukura mu bapfuye. Ngo niba umwuka wiyazuye Yesu, ntabwo Paulo yari kwashidikanya, yari kwamenya neza kuko umwuka murimo, ariko yari ko yinginga abantu b'Imana nabo kugira ngo niba umwuka. Nicyo gituma ubona uhaye uhumeka, nicyo gituma utera intambwe bikemera, nuko imbabazi z'Imana zungutse. N'uyu munsi imbabazi z'Imana zungutse. Imana ifite ubucuruzi butangaje cyane. Mu bucuruzi bwayo ntiyabamwe igihombo, ahubwo hahora hunguka. Nicyo gituma havuga ngo imbabazi z'Imana zihora zunguka uko bukeye, nicyo gituma tudashiraho. Imana ibishimirwe. Imbabazi z'Imana ziba zivanze n'urukundo rwayo. Iyo tuvuga ubuntu bw'Imana, dusanga mu buntu bw'Imana harimo imico y'Imana yose. Imico y'Imana yose harimo urukundo rwayo. Urukundo rwayo rutangaje, urukundo rwayo ruhebuje, urukundo rwayo rutagira akagero. Mu gitondo navuze kuko ndimo nsoma aya magambo, hari indirimbo nyinshi zaje mu buzima bwanjye, ariko n'ubu hari n'iyindi yaje. Twagize amahirwe kare tubona abagishobora kuririmba baradufasha, sinzi nimba n'ubundi baje kubikora, ariko iravuga ngo pendo la Mungu ni kubwa, mwanzo wa nyimbo zote, malaika waliimba, wachunga wakasikia, tunafurahi kujua pendo la Mungu ni kubwa. Ngurukundo rw'Imana ni runini, nirwo mfatiro y'izindi ndirimbo zose. Urukundo rw'Imana ni mwanzo wa nyimbo zote. Ndetse njyewe nzavuga ngo urukundo rw'Imana, iyo ndirimbo y'urukundo rw'Imana ni hymne nationale y'ijuru, kuko ni urukundo rw'Imana rurimo ikirangantego cy'umwana wayo. Burya amabendera yose agira ibiyaranga.
ariko ibendera ry'ijuru rirangwa n'umusaraba wa Kristo. Kubera iyo mpamvu nicyo gituma uyu muririmbyi yaririmbye aravuga ngo pendo la Mungu ni kubwa, mwanzo wa nyimbo zote. Indirimbo zose zigenda zuririra hejuru y'urwo rukundo rw'Imana. Arongera aravuga ngo pendo abakristo bari mu kugenda akabona ageze ku kantu gatoya akama yibwira ngo none kera yamaze gutunganywa. Ariko nimwibuke n'intumwa Paulo yaravuze ngo ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo kandi icyo mbabwira ni iki ngiki, ngo simbabwira ngo umaze gushikira hatoya, ntabwo ndabishikira, ngo ahubwo ndiko ndamarana kugira ngo nkomeze nje imbere singira icyo Kristo yambikiye. Ariko iyo ngeze aho nzangira ubwoba kibaza nti nimba Paulo intumwa ikomeye ihambaye gutyo nawe yarageze ahavuga ngo ndacyahaye marana ariko ntabwo ndageraho nshikira. Haleluya. Mbega twebwe se nukuvuga ko tumaze gusumba abo ngabo. Reka mbabwire ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka nabamanukira. Izi mbaraga iyo tuzihabwa icyambere zijya zikora nukutumanura, nukuducisha bugufi, ukabona yuko utari ikintu, ukabona yuko ntacyo ushoboye, ariko ziriya mbaraga zikaguhesha iki? Guhereza Yesu icyubahiro. Haleluya. Iki nicyo cyambere izo mbaraga zikora, nukutumanura tugaca bugufi, amaze hanyuma yabwo tugahereza Yesu icyubahiro. Reka mbabwire ngo habe n'impano z'umwuka wera duhabwa, ntabwo Imana iziduha ku bwacu, ariko iziduha kugira ngo twubake itorero rya Kristo. Ubundi kandi iziduhera kugira ngo zirya mbaraga zadukoresheje ntibibi byacu, ariko twongere tugarurira Imana icyubahiro. Tuvuge ngo Imana wakoze mwami, ibi byose nakoze ni wewe biturukaho, ni wewe bikomokaho, ni wewe bivaho. Narimbabwiye ngo mbese izi mbaraga ziva hehe? Yesu arimo aganira n'abigishwa be arababwira ngo ngiye kugenda kandi aho njya ni kwa data. Baramubaza batari ko se mwami kwinzira tutayizi twabibwirwa n'iki iyo uhaye uje? Hari abantu bazabagaya Toma. Habe n'umunsi umwe naje nicaye mu rugo iwanje nari kumwe n'ubwana, umwana umwe abwira babo ngo muzamwibona nka Toma, ariko Toma yaramaze arabaza ngo si iyo nzira twayibwirwa n'iki? Kuko iyo atabaza gutyo habe natwe tuba duhaye tuzimagurika, ariko Yesu aramubwira ngo ninje nzira, ngo nukuri n'ubugingo.